Leah ngo afitiye Chris impano. N'urunana. Yes, true. Mwiriwe Leah. Wiriwe sheri, amakuru ko wanyanze we. Ntimunyumvira abantu bobo. Fashe telefone yanjye nshyiramo amayinite ndaguhamagara none ngo narakwanze. Utanyanga subaciye igihe kingana gute utamvugisha. Ntabwo nakwangasha n'iminsi bayabaye yindi. Iminsi sikakubuza guhamagara umukunzi wawe. Iminsi irakubuza da. Yewe nawe wabonye icyo witwaza igihe cyose utanyitayeho impamvu iba ari akazi. Nyamara ubyita urwitwazo ariko akazi mba mfite nawe wakaguha ntiwabona umwanya wo guhamagara. Ubu se ko nge nguhamagara tuvuge ko ntako ngirara cyangwa singakora neza. Reka ibyo tubire ko banze nyibwirire niba umeze neza. Shandaho ntacyo mbaye. Ejo nahuye na directeur ambwira ko wagarutse mu kazi. Naragarutse ejo n'uyu munsi nakoze da. Warakize se? Ndasa n'uworohewe ariko nyine ntabwo ndakira neza. Haracyarimo akantu niba ari uburwayi niba ari umunaniro simbizi. Cyangwa ntabwo wivuje neza. Ko nagiye kwa muganga bakansuzuma bakamfata n'ibizamini se. Naringize ngo wivuje magendo kandi narayikubujije. Naba ngira isoni ibintu wambujije ukabisubiramo ukabitsindagira. Koko urumva nari gutinyuka nkabikora. Ubwo se byagenze bite kuki utakize? Yewe nanjye simbizi pe. N'ubu nuko ari akazi k'abandi naho ubundi iyo nza kuba nkiri mu biruhuko mba nibereye mu buriri. Washatse se kuza kunyuraho nimugoroba urangije akazi tukongera tukareba ibindi bizamini. Nabyanga se. Wabona mvuwe nawe nahita nkira burya ngo nuvura agira uruhare mu gutuma umurwayi akira vuba cyangwa atinda. Hari n'igihe umuntu arwara indwara mu gihe itarakira neza hakaziramo indi. Ugasanga ufashe ya miti baguhaye bavura iya mbere ariko kuko iya kabiri itamenyekanye ngo nayivurwe umurwayi agakomeza kuremba kandi azi ko yanyoye imiti. Wivunika usobanura rwose niyo naba ntarwaye nagucaho tukaramukanya. Gusa nizere ko ari wowe umvura utongera kunyohereza ku bandi baganga.